Oh yes, ladies and gentlemen, good morning. Nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugomeza kugubwa neza cyane. Amahoro y'Imana ajya komeza bari namwe nshuti bakunzi ba World Race TV. Ini World Race TV niyo televiziyo yonyine ishobora kuba yaguha amakuru yizewe kandi amakuru aziye igihe. Nje mwumva nitwa Emmanuel Macdamin. Nje buri gihe mukunda kumva mu biganiro bigiye bitandukanye bya showbiz hano kuri World Race TV. Mba ndi kumwe rero na team ngari cyangwa se n'ikipe nini y'abanyamakuru ba World Race TV. Aho tujyanye tukugeza amakuru mu buryo butandukanye, amakuru ya siporo, amakuru ya cinema, amakuru ya showbiz y'abahanzi muri rusange, amakuru muri politike, amakuru mu biganiro bya sport ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, amakuru mu biganiro byo kwanaliza ndetse n'izindi kategori zigiye zitandukanye. Rero uyu munsi mbere yo kurangira kugenda nguha amakuru abagiye avuga ryane muri showbiz, reka manze nkwibwirire wowe udukurikiye uti gira amahoro y'Imana ava mu ijuru akomeze bane nawe. Nisubiza abanywanyi badukurikiye muri amajyepfo, ntara y'Iburasirazuba, Amajyaruguru ndetse n'Iburengera bwaryo, namwe muri mu mujyi wa Kigali mukomeze mugubwe neza cyane. Abadukurikiye bose bibereye mu bihugu bikikije u Rwanda, ngo ndi kuvuga abaturanyi b'Abarundi turakunda cyane kuko muravandimwe bacu, muravuga tukabumva cyangwa se turavuga mukatwumva kuko nyine duhuje ururimi, muri abantu b'agaciro cyane. Ba muri Tanzania, Uganda, Kenya, DRC, umuryango mugari w'aba diaspora nyarwanda muri hose ku isi, abadukurikiye bari Canada, USA, Europe, Afrika yose, East Africa yose turabasuhuje. Umuryango mugari w'abanyamurenge namwe reka mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana. Turakunda cyane kandi mugahweme kubana natwe umunsi ku munsi. Kora subscribe, nicyo kintu cya mbere mbanje gukangurira hano kuri World Race TV. Ujye ubona amakuru ku gihe, ubundi ukore share kugira ngo ubashe kugera ku bantu benshi, unatere comment cyangwa se ujye twandikira kuri nimero zacu muhora mubona aho hasi, maze tubashe gusharinga ibitekerezo. Amakuru mbazanye n'umunsi muri showbiz nuko amakuru ari kuvuga ku muhanzi kazi bita Karasira Clarisse, mwamenye cyane mu ndirimbo gakondo cyangwa se mwamenye umuziki wa gakondo, ubu yamaze guca mu rukiko dore ko n'ubukwe bwe buri hafi cyane. Uyu mukobwa Karasira Clarisse mu minsi iri imbere nibwo yaje gutererwa ivi n'umusore wo mu diaspora uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bihita binatangazwa ko gahunda y'ubukwe iri hafi cyane. Ubwo rero byaje gutangazwa, ntabwo batinze kwita babishyira ahagaragara cyangwa se kubishyira ahabona, ahubwo nuko nyine ubukwe bwabo bwahise bubera hano mu Rwanda. Then uyu munsi bakoze umunsi w'ejo tariki y'ejo ku wa 18, hari ku munsi wa kane nibwo abenshi mumenyereye ko hakunda kuba civile, nibwo rero abaciye mu rukiko bamaze guca mu rukiko bimenyekana cyane n'abantu batari bakeya, ariko nyine bitsinda kumenyekana ko babanje kubigira ibanga. Amakuru ejo garagara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nuko uyu mukobwa Karasira Clarisse yamaze rwose guca mu rukiko, yamaze gufata isezerano ry'uko atazagera ahemukira uyu musore bagiye kurushinga. Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 33 kuzamuraho gato, cyangwa se uri mu kigero cy'imyaka 30 kuzamuraho gato. Rero wamaze kurahira ko rwose yihebeye uyu mukobwa w'abanyarwandakazi abenshi mwamenye ku izina rya Karasira Clarisse, dore ko nayo mazina ye bwite kuba muzi bazi ko ariko yitwa, kuko akaba ari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 26 cyangwa se 7 hafi aho ngaho. Mwamenyereye mu ruhando rw'umuziki nyarwanda mu gisata cyangwa se mu ndirimbo za gakondo. Rero ibintu byagiye bitavugwaho rumwe n'abafana be bagiye batandukanye, kuko uyu mukobwa yabanje guhisha ko ari mu rukundo n'umusore bagiye kuzarushinga, kuko byamenyekanye cyane nuko yabanje kuvugwa ko ashobora kuba akundana n'umuntu bita Muchoma. Abantu benshi muzi Muchoma n'umwe mu bahanzi nawe Nyarwanda bakomeje kugenda bakora izina hirya no hino, bakora hit kabisa zitandukanye. Rero nibwo byaje kugenda bivugwa hirya no hino ko ari mu rukundo na Muchoma, ariko mu by'ukuri byari ibinyoma. Rero ikigaragara nuko ni umusore Muchoma nawe yakundaga uyu mukobwa, kuko nawe ubwe ntabwo yajyaga aterwa isoni no kubivuga, ntabwo yajyaga agira ipfunwe
ryo kubigaragariza abanyarwanda cyangwa se abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Rero nyuma yaho byaje kugaragara ko uyu mukobwa atigeze yifuza kuba yajya mu rukundo Muchoma nk'uko Muchoma yabyifuzaga, ahubwo nyine yaje gutangira kujya mu rukundo n'uyu musore uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero makuru dukesha bamwe mu baba hafi umukobwa Clarissa nuko by'ukuri uyu muhungu yaje kugenda amukorera ibitangaza byinshi cyane, aho yajyaga amwishyura amavideo yo gukora indirimbo, akamwishyura amalocation meza cyane uyu mukobwa azajya gukoramo indirimbo, ndetse yagiye anamwishyurira ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo amasoro agiye atandukanye, ubutembere bugiye bitandukanye kandi buhenze. Umusore nyine akabyishyura kuko yaragaragaje ko ari umusore ukunda kandi agakurwa kaza adasosapu. Rero cyaje kugaragara kindi nuko uyu musore ngo yaje guha impano idasanzwe cyane y'imodoka ihenze ayigurira Clarissa, ndetse bikanavuga ko mu by'ukuri yari yaramwihebeye kuva kera mbere y'uko namupropoza. Akimara kumupropoza rero nibwo hahise hapangwa iyo gahunda y'ubukwe, dore ko nyine yamaze kumushyira ku isezerano rye. Nyuma y'uko bamaze kumanika ukuboko, ni bimwe mu byashimishije abanyarwanda benshi cyane, nubwo mu by'ukuri barabigize ibanga. Urumva nawe ibintu byabaye ejo bikaba byatangiye kumenyekana uyu munsi wa gatanu, nuko bari barabigize ibanga, dore ko namwe mu bavandimwe ba Clarissa abatigeze bifuza kugira byinshi babitangazaho. Ibaze nawe kugira ngo babigire ibanga bigeza naho bamwe mu bavandimwe cyangwa se mu nshuti za hafi batigeze bagira ikintu babitangazaho, ahubwo ko amafoto yaje kugaragara uyu munsi ku wa gatanu, mu gitondo cy'uno munsi ku wa gatanu nibwo yatangiye kugenda ajya hagaragara amafoto yagaragazaga ko bari mu rukiko bari gusezerana, n'umusore nawe rwose yamanitse ukuboko, ibyishimo byari byose kuri Clarissa ndetse n'abavandimwe be n'ababyeyi be bagiye bagaragara mu mafoto nyine nk'uko imbuga nkoranyambaga zagiye zibigaragaza. Ikintu twavuga kuri uyu mukobwa nuko yamaze kwemera isezerano nyine, ubwo gahunda y'ubukwe nayo muzagenda muyimenyeshwa vuba bidatinze, nubwo rwose bari kubigira ibanga, ariko ntago watwika inzu uhisha umwotsi wayo. Ikigaragara nuko nyine bihita bijya ahagaragara maze abantu bagatangira kubimenya. Iyi ni inkuru itaramenyekana cyane, ni inkuru itaramenywa n'abantu benshi cyane, kuko kuri social media zigiye zitandukanye za promoter cyangwa se abanyamakuru bagiye batandukanye ntabwo barakora ibyino nkuru kuko ntabwo baba batarabimenya, ariko byamaze kujya ahagaragara ko yaciye mu rukiko n'uyu musore we bagiye kuzarubana. Clarissa mwamenye mu ruhando rwa music nyarwanda, injyana gakondo nk'uko namaze kubibabwira, akaba yagiye amenyekana mu nzira nyinshi, mu ndirimbo nyinshi cyane zitandukanye, harimo nk'indirimbo ntizagushuke, mu ndirimbo uzagiye neza wigendere, indirimbo zitandukanye zirimo nka Rutaremara n'izindi nyinshi cyane zitandukanye mwagiye mukundaho. Ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko taramenya neza niba uyu mukobwa ashobora kuzakora umuziki nyarwanda nyuma yo kujya mu rugo rwe cyangwa se nyuma yo kurushinga. Ntabwo tuzi niba azakomeza umuziki mu by'ukuri, ariko ikigaragara nuko nyine bitewe n'urukundo akunda umuziki rwatumye anava mu mwuga w'itangazamakuru, aho mwese muzi ko yakoraga kuri Flash TV, akaza kuva ku mwuga w'itangazamakuru akemera gukora music, ari nabwo yahitaga afatwa n'umusaza bita Alain Mukurarinda wakoraga nyine ibijyanye no gufasha abahanzi. Twabibutsa ko yaramufite ari we na Gisupusupu, ariko amakuru yaje gutangaza ko bitaje gukomeza kugenda neza kuko basa nkaho bananiranywe, nyuma yo kunaniranywa nyine biza kurangira uyu mukobwa agiye kwimanaginga cyangwa se kwifasha, nk'uko amakuru yagiye abitangaza. Amakuru muri showbiz kandi tubafitiye nuko uyu mukobwa yaje kwemera cyangwa se guhamya cyangwa se kwemeranya n'uyu musore ko nta kabuza nyine nyuma yo kubana bashobora kuzatabekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byagiye bivugwa n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni ibintu bikomeje kwibazwaho cyane, abahanzi nyarwanda yaba ab'igitsina gabo cyangwa se ab'igitsina gore bari kwita bakora mariage bakigira muri
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi baharaye ikintu nakwita diaspora, kuko nyine buri wese uri gushaka n'umunyamahanga katamuha visa, babyita guhesha visa, nkuko na Safi Madiba mwagiye mubibonaho abasore bagiye batandukanye, abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bakunda n'abanyamahanga kugira ngo babone izo visa nyine bahita bigira hanze. Siwe gusa, twavuga abantu benshi cyane, abenshi bari kujya nka Mutare Gabi yaje kwita yigira muri Australia, twavuga n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. D'abord rero ni ibintu nyine bigezweho, urabona ko buri muhanzi nyarwanda wese ari gushaka no muri diaspora cyangwa se n'umunyamahanga, bityo bakahita bigira kuba hanze, nyine. Rero nyuma yo kugira hanze, niba umuziki wakomeza kuwukora, niba bagezeho bakawahagarika wamenya, ariko ikiba kigaragara nuko nyine mu by'ukuri baba bari gushaka n'abanyamahanga kugira ngo babone uko bigira kuba mu bihugu byo hanze. Ngayo uko rero biri kuvuga kuri Karasira Kalisa, ushobora kuba agiye kwiterekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gukora mariage, kuko nayo iri vuba, urumva bari kubigira ibanga, ariko bigomba kuhita nabyo bimenyekana vuba cyane. Nyuma yo kubakiye mu rukiko hagiye kumenyekana yuko ubukwe igihe buzabera, ubundi nyine ntakabuza bakerekeza mu kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na Susa, iyi ni World TV, niyo soko y'amakuru yizewe, ishobora kuzajya iguha amakuru yo kugihe kandi amakuru aziye umunota ku wundi. Kora subscribe kuri World TV utazajya ucikwa n'inkuru yacu ya buri kanya dushyizeho, ujye uryoherwa n'ibyiza bya World TV, kuko n'ahandi ushobora kuhakura amakuru yizewe kandi amakuru adasize ngo habe namba. Nyuma gukora subscribe wibuke gukanda notification kugira amakuru ajya kugera ku gihe. Nyuma notification ukanda like, wibuke no gukanda share kugira ngo ugere ku bantu benshi, ubundi wibuke no kuduha igitekerezo cyawe biciye muri comment. Ciao umuryango mugari wa World TV, turabashimiye kandi tubereka ibyiza gusa, namwe tubashimira urukundo mutwereka. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Ciao.